Muri iyi si tubamo urukundo ni kimwe mu bintu by'ingenzi mu buzima bwa muntu, ariko abantu benshi cyane cyane abasore bakunda kwibaza bati ese ni ayahe magambo umuntu yavuga ku buryo umukobwa amenya ko umukunda by'ukuri, cyangwa bakunda kwibaza ku bibazo byinshi bigiye bitandukanye ushobora kubaza umukobwa bikamwereka ko umukunda. Hari igihe umuntu akunda undi cyane ariko akabura amagambo abivugamo, nyamara hari amagambo make ariko afite imbaraga zikomeye ashobora gutuma umukobwa amenya ko umutima wawe uri kuri we. Aya magambo muri make yerekana ko umukobwa umwitayeho, bityo bigatuma uyu mukobwa nawe atangira kugenda kwiyumvamo gahoro gahoro kuko aba abona ko umufitiye byinshi. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe amagambo agera kuri 6 ashobora gutuma umukobwa amenya ko umukunda by'ukuri. Njye tugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Leo Dukuze, mbibutsa ko iyi ari Leo TV Entertainment. Uyu ni umuyoboro wa YouTube w'abasobanutse kandi wasobanukiwe. Icyo nagushishikariza ni uko wakora kuri subscribe maze tukajya twibanira buri munsi. Aka kanya munyemere rero turamburire hamwe igitabo kitwereka amagambo 6 ushobora kwereka umukobwa cyangwa ukayamubwira muri rusange, maze uyu mukobwa akaza kubona ko umwitayeho, bigatuma uyu mukobwa nawe atangira kugenda akwiyumvamo gahoro gahoro, maze urukundo rwanyu rukazagera kure. Njye nababwiye ko nitwa Leo Dukuze, baha ikaze. Ijambo rya mbere uzabwira umukobwa maze bikamwereka ko umwitayeho kandi ko umukunda, uzamubwira uti nishimira kukubona. Iyo ubwiye umukobwa ko wishimira kumubona, bimwereka ko kuba ari kumwe nawe bigutera ibyishimo. Ibi bituma yumva ko ari umuntu w'ingenzi mu buzima bwawe, maze ibi bigatuma uyu mukobwa atangira kugenda kwiyumvamo gahoro gahoro, urukundo rwanyu rukazagera kure. Twagiye ku ijambo rya kabiri. Amagambo ukoresha buri munsi uganira n'umukobwa, dore irindi jambo uzakoresha maze rikamwubakamo icyizere mu rukundo rwanyu muri rusange. Uzamubwira uti nkwitayeho cyane. Iri ni ijambo cyangwa iri rimwe mu magambo agaragaza urukundo. Iyo ubwiye umukobwa ko umwitayeho, bimwereka ko ubuzima bwe bufite agaciro kuri wowe. Iyo umukobwa yumvise ko umwitayeho, bituma yumva ko atari wenyine kandi ko hari umuntu umutekerezaho. Ibi bigatuma umukobwa yishima kandi akumva ari mu bihe byiza bidasanzwe kuri we. Twagiye ku ijambo rya 3. Amagambo ukoresha buri munsi uganira n'umukobwa, dore ijambo rya 3 ugiye kujya ukoresha. Ujye ubwira umukobwa ko afite agaciro gakomeye kuri wowe. Muri make ujye umubwira uti ufite agaciro gakomeye kuri njye. Aya magambo agaragaza ko umukobwa ari umuntu wihariye kuri wowe, by'umwihariko uyu mukobwa nyine muba muri kuganira. Iyo umukobwa amenye ko umuha agaciro, bituma akugirira icyizere kandi akumva ko umutima wawe umwitayeho by'ukuri. Iri rizaba ijambo ryiza cyane kuri wowe, maze kandi uzatangira kugenda ubona impinduka kuko iri ni ijambo rikomeye cyane iyo ubwiye umukobwa ko afite agaciro gakomeye kuri wowe. Twagiye ku ijambo rya 4. Ijambo rya 4 ukwiriye kubwira umukobwa niba ushaka ko mujya mu rukundo cyangwa mwamunarurimo bigatuma rukomeza kuramba. Iri jambo uzamubwira uti gutekerezaho kenshi. Iyo ubwiye umukobwa ko umutekereza kenshi, bimuhamiriza ko ari mu bitekerezo byawe buri gihe. Aya magambo atuma yumva ko umutima wawe umufiteho urukundo rudasanzwe. Muri make iri jambo rituma umukobwa yumva ko muri kumwe kandi nawe adakwiriye kukureka muri rusange. Twagiye ku ijambo rya 5. Ijambo rya 5 ukwiriye kubwira umukobwa niba ushaka ko agukunda by'ukuri kandi nawe ugakomeza kumwereka ko umukunda. Uzamubwira uti nishimira kukuganiriza. Iri jambo ni ijambo rikomeye cyane mu rukundo kuko iri jambo ryerekana ko kuganira nawe bikunezeza. Iyo umukobwa yumvise ko kumuganiriza bikunezeza, bituma yumva ko ubucuti bwanyu bufite agaciro kuri wowe, maze ibi bigatuma umukobwa atangira kugenda kwiyumvamo buhoro buhoro, maze urukundo rwanyu rukazagera kure.
Mbere y'uko tujya kuri ijambo rya gatandatu rishobora gutuma ribubakira cyangwa ryabubakira urukundo rwanyu kandi rukaramba, icyo nagusaba ni uko niba wakunze kino kiganiro wakora kuri subscribe, kuko uyu ni umuyoboro wa YouTube w'abasobanutse kandi basobanukiwe, aho uzajya wungukira byinshi. Njye tubana buri munsi nitwa Leo Dukuze. Twagiye ku ijambo rya gatandatu. Ijambo rya gatandatu ukwiriye kubwira umukobwa niba ushaka ko mukundana cyangwa niba mwamukundana agakomeza kukwiyumvamo cyane akabona ko umukunda by'ukuri, uzamubwira uti ndakubaha. Kubaha umukobwa ni kimwe mu bintu by'ingenzi cyane mu rukundo. Iyo umukobwa amenye ko umwubaha bituma yumva ko umufata nk'umuntu w'agaciro kandi ko urukundo mufitiye rufite ishingiro rikomeye. Iri rero rizaba ijambo rikomeye cyane mu rukundo rwanyu kandi rizabagirira umumaro cyane. Nk'uko tumaze kubibona muri iki kiganiro, hari amagambo ashobora kugira imbaraga zikomeye mu rukundo nk'ariya yose nyine tumaze kurebera hamwe, ariko aya ngaya aba amagambo akomeye iyo avuye ku mutima kandi akavugwa mu buryo bw'ukuri. Ashobora gutuma umukobwa amenya neza ko umukunda, maze ibi bikubaka urukundo rurambye hagati yawe n'umukobwa, kuko uyu mukobwa azatangira kubona ko umwitayeho kandi umukunda, bityo rero nawe bizatuma atangira kugenda kwiyumvamo buri munsi kandi ntiyifuze kuba yagutakaza mu buzima bwe bwa buri munsi. Ariko nanone ni byiza kwibuka ko amagambo agomba kujyana n'ibikorwa, ntabwo ari bya bindi byo kuvuga amagambo gusa ariko nta bikorwa. Niba uvuga ko umukunda, gerageza no kubigaragaza mu myitwarire yawe ya buri munsi no mu buryo umwitaho buri munsi. Ikindi kandi, niba wakunze kino kiganiro ntiwibagirwe gukora like, share and subscribe kuri uyu muyoboro wa YouTube channel wanyu witwa Leo TV Entertainment, kuko uyu ni umuyoboro wa YouTube channel w'abasobanutse kandi basobanukiwe. Aha tuzajya twibanira buri munsi kandi uzajya wungukiraho byinshi, kuko tuganira kuri byinshi by'umwihariko ku rukundo, amakuru ya politike, imikino n'ibindi bigiye bitandukanye byakomeza kugenda bikubakira ubwonko bwawe, kuko burya abahanga bavuga ko ubwenge ari amafaranga. Iyo twari turi kumwe muri iki kiganiro nitwa Leo Dukuze. Icyo nakwifuriza ni uko amafufu n'amafaranga byakomeza kugufubika, maze tukajya twibanira buri munsi. Ndagushimiye cyane.